Reka mbasuze cyane kandi mbaye ikaze mwese mu duteze yombi. Uyu munsi tukaba turamukanye amakuru mabi ugereranyije, ariko nanone akaba ari meza ku banyarwanda kuko uwakoze ibyaha bikomeye cyane ari we Kabuga Perezida yamaze kuba yapfa. Uyu munsi rero tukaba tuje ku makuru avuga ku rupfu rwe, ndetse tukaza kugaruka no ku byo umuyobozi mukuru uhagarariye Ibuka mu Rwanda yaje kubagarukaho. Uyu ni Dr Philbert, yagarutse ku kuba icyaha kitajya gipfa, ndetse ubona ko rwose kuba Perezida yapfuye ataryojwe ibyaha yakoze ari ikibazo, ndetse bitari ibintu byo kwishimirwa. Duhereye ku aya makuru avuga ko Kabuga Perezida yamaze kwitaba Imana, turayakesha ikinyamakuru Umuryango cyatangiye inkuru kigira giti Kabuga Perezida ukurikiranyweho uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yapfiriye mu bitaro by'Irahaye mu Buholandi. Igihugu yari afungiwemo by'agateganyo mu gihe yari ategereje ikindi gihugu kimwakira. Aya makuru rero yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigara y'inkiko mpanabyaha IRMCT. Ni narwo rwari rumufunze kuva ubwo yari akurikiranyweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Perezida wa IRMCT Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru yo kuri cyateye urupfu rwa Kabuga, ashyiraho umucamanza Alphonse Aurier kugira ngo ariyobore. Kabuga rero ni umwe mu baruharwa bagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, akaba yari amaze imyaka 26 yihisha ubutabera, aho yakingirwaga ikibaba cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba bwiza. Kabuga wahoze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020 akurikiranyweho icyaha cya Jenoside, umugambi wo gukora Jenoside ndetse no gushishikariza abantu gukora Jenoside. Uyu mugabo kandi yakurikiranyweho ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi ndetse no kurimbura abantu, byose byakozwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tariki 26 Ukwakira umwaka wa 2020, Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMC Irahaye mu Buholandi, kuko uru rwego ari rwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yari akurikiranyweho. Urubanza rwe rwatangiye tariki ya 29 Nzeri umwaka wa 2022. Muri Nzeri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi. Nubwo rero urubanza rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza ba IRMCT banzuye ko aguma muri kasho ya Loni Irahaye mu Buholandi mu gihe yari ategereje ko hari igihugu cyakwemera kumwakira. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kumwakira, ariko abanyamategeko be n'abo mu muryango we barabyanze, batanga impamvu zirimo ko uburwayi bwe butamwemerera gukora urugendo rurerure rw'indege. Kabuga akaba yarifuzaga gutura muri kimwe mu bihugu bibiri by'Uburayi birimo Ubufaransa, ariko bwanga kumwakira. Ubuholandi nabwo bwagaragaje ko budashaka ko afungurwa ngo abugumemo. Ubushinjacyaha rero bwa IRMCT bwagaragarije urwego rwa Kabuga ko nta mahirwe afite yo kwakirwa n'ibihugu yifuza kubamo, kubera ko ibyaha bya Jenoside yakurikiranyweho bimukura ku rutonde rw'abagomba kurindwa hashingiwe ku mahame yo kurengera impunzi n'amategeko y'i Burayi. Ubu bushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kuba Kabuga yari amaze imyaka myinshi yihishe ubutabera, aba mu bihugu birimo kimwe muri byo yifuzaga gufungirwamo, aho umuryango we wamufashije kukigumamo binyuze mu guhindura imyirondoro, nabyo bimwambura amahirwe yo kwakirwa i Burayi. Igisubizo bwatangaga ni kimwe, bavugaga ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda aho kugira ngo akomeze abe umutwaro kuri IRMCT, kuko igihugu cyagaragaje ko cyiteguye kubahiriza uburenganzira bwe, mbega akaba yaragombaga guhita yoherezwa mu Rwanda. Nanone kandi tugarutse ku makuru avugwa kuri Philbert agaruka kuri urupfu rwa Kabuga Perezida. Uyu Philbert ni perezida wa Ibuka mu Rwanda. Yatangaje ko kuba Kabuga Perezida yapfuye bidasobanuye ko icyaha yakoze cyapfuye cyangwa se ibyaha yakoze byapfuye, nubwo we yaba yapfuye ataburanishijwe. Mu kiganiro perezida wa Ibuka Dr Philbert yagiranye na RPA yavuze ko Kabuga Perezida yageze ku bukire kubera ko yari ashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal, ndetse bakagirana umubano wihariye kuko bashyingiranye abana babiri.
Mu 1990 ubwo ingabo za RPA zatangiraga urugamba rwo kubohora u Rwanda, ari nabwo hatangiye guha uburenganzira amashyaka menshi ngo akorere mu Rwanda. Kabuga yakomeje gushyigikira ishyaka rya MRND n'ibikorwa bitandukanye byategurirwagamo jenoside yakorewe Abatutsi. Kabuga rero akaba ari umwe mu bashyigikiye umutwe w'interahamwe witwaraga gisirikare, ukaba wariciye Abatutsi benshi mu gihugu, yifashishije kandi amafaranga yari afite ariko ashyigikiwe na politiki ya leta yari iriho muri icyo gihe. Yagize ati radiyo izwi nka RTLM yakwirakwizaga urwango no kwanga Abatutsi no kubarimbura niyo wari uyikuriye, kuko yari akuriye inama y'ubuyobozi yayo ndetse yari afite imigabane myinshi. Dr Gakwenzire Philbert yahamije ko Kabuga yagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi no kuyishyira mu bikorwa. Rero kuba Kabuga yarafashwe muri Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 26 yishaga ubutabera, kuko yahungiye mu bihugu bitandukanye hanini agakingirwa ikibaba n'ibyo bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibyo rero Dr Gakwenzire Philbert yagize ati nko kuba yarabanye na Habyarimana bafitanye amasano ya politike ndetse n'imibanire yabo hagati yabo, byatumaga n'inzego z'ubuyobozi mu bihugu bitandukanye byo ku isi mukingira ikibaba, aho anyuze hose bigashoboka kuba muha impapuro z'inzira kugira ngo akomeze acike ubutabera. Yasobanuye kandi ko n'abashakaga kugira ngo bamukurikirane baricwaga kuko yakoreshaga amafaranga atanga na ruswa mu bice bitandukanye by'igihugu yari aherereyemo. Uyu Dr Gakwenzire Philbert yavuze ko icyaha cya jenoside kidasaza, bityo amateka azahora agishinja Kabuga. Mu magambo yagize ati Kabuga arapfuye ariko ibyaha yakoze byo ntabwo bipfuye, n'amateka ntabwo apfuye. Jenoside ni icyaha kidasaza kandi n'ayo mateka azakomeza anamushinje n'icyo cyaha. Tugarutse ku cyo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bubivugaho, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze igihe bwohereje ibihugu bitandukanye impapuro zo guta muri yombi abarenga 1,100 bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu Gakwenzire Philbert nanone akaba yagarutse avuga ko hari n'abandi bagishakishwa bari mu myaka nk'iya Kabuga, ku buryo nabo hari impungenge ko bizajya bivugwa ko batashoboye kuburana. Yagize ati impungenge ziriho cyane ko hari abafite imyaka imwe na Kabuga bashobora kugira gutya bagapfa nk'uko bukibaruta byagenze. Nk'uko rero hari n'abandi tuzi ko bari mu kigero kimwe barimo gukurikiranwa, barimo n'abamwana we Kanziga Agatha wari umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal. Ibuka ivuga ko ubwo ubutabera bwo mu bihugu by'Ubufaransa bwatangiye kuburanisha abakekwaho ibyaha bya jenoside bukwiye kwihutisha izo manza. Dr Gakwenzire yavuze ko Ibuka n'imiryango iharanira ubutabera yatangiye gushaka uburyo abapfuye bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside baryozwa indishyi. Yagize ati hari abataraburana kandi ibyo bikaba bikwiye gukurikiranwa mu maguru mashya. Ikindi ni uko ari Kabuga ari bukibaruta nawe wapfuye mu myaka ishize, ubu umuryango Ibuka yaba ari mu Rwanda no mu mahanga, yaba imiryango iharanira ubutabera, twatangiye uburyo bwo kugira ngo abo bazaryozwe indishyi z'ibyo bangije zabo bangirije. Ibyo rero nabyo ntabwo ari ukuvuga ko urugamba ruciriye aho ngaho, ahubwo urugamba ruracyakomeza kugira ngo abataraburana bajye imbere y'amategeko, ariko n'abapfuye batamaze gucirwa imanza n'izo ndishyi bazaziryozwa. Mbega bikaba bigaragara ko nubwo bwose wacika ubutabera, ariko rwose bizaba ngombwa kugira ngo imitungo yaba bose izagenda ifatirwa kugira ngo itangwe nk'indishyi nibura igiye kuba yarengera abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Amakuru rero avuga kuri Kabuga Perezida tukaba tuyasoreje aha. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse mashishikariza gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bageraho mu wa mbere, ndetse mukaba mutanze n'uruhare rukomeye cyane kugira ngo uyu muyoboro ubashe gukura, inkuru zacu zizajya zigera kuri benshi bashoboka.